Neza ngo uhakana ubugabo aragarama none nza kugarama ngo abantu barebe ko none se nge nari nkubwiye ntugarame nkareka ko ndi umugabo oya toka izina rya Yesu abokadurise n'amagambo uvuga ubona wumva ari abantu bakuru kandi ubwo ngo warikujije umuntu yikuza byagenze wikuza yuko igira umuntu mukuru nyine umuntu abasha mundi tujye mu Kinyarwanda byumvikana sobanura umuntu bavuga ko yikujije byagenze gute kwikuza ni kwa kundi uvuga amagambo y'abantu bakuru kandi ukiri umwana urumva ni kwa kundi usanga usa nabyera bivuze naho arakara oya nta kibazo bivuga ugira icyanutsi ukunda zisurakara ugira icyanutsi kumva utuntu tw'abantu bakuru nyine ushaka kudutega amatwi n'iki ushaka kumenya utuntu n'utundi tutakureba usanga urikuje nyine ugize umuntu mukuru rero reka mubwira kandi ugize nk'umuntu w'umugabo umuntu w'umugabo utazi gushyomoka kandi utari umugabo umuntu w'umugabo wowe ntabwo uri umugabo none ndi imbwa ibyo nawe byivugiye oya nazo urahakana ko ntari umugabo ushingiye kuki ibyangombwa simusiga binyemeza kuba umugabo ndabifite hari ibikorwa umugabo ni ibikorwa umugabo ni umugabo ufite ubugabo urumva hari ubizi ko ubufite kuko uhakana ko ntari umugabo haba hari umuntu uri kukumva ubizi neza ko ndi umugabo uhakana ubugabo aragarama kagarama pasi tutangiye tugura ikiganiro cyaragondamye narikinishije none cyaragondamye nese kimeze gidakambwa ati kiragondamye kimeze nk'umuheto tukiri aho ngaho ubundi kugondama kw'igitsina ntabwo ari ikibazo kuko n'abatarikinishije bafite ibitsina bigize gute bigondamye rero igitsina kijya kugondama byagenze gute mujye mureba tuno tubogisa mwambara tubabanye kariya kabogisi iyo ukambaye karaguhambira umubiri wose kaba kaguhambira nyine kaba gafashe ku mubiri kandi igitsina ni inyama nta gufa ririmo kiba cyoroshye ni inyama noneho aho cyaryamye aho cyarebye ubwo niho kigondamye kubera kariya kabogisi urimo kubyumva kubera kariya kabogisi nkunda kubibabwira ariko ntabwo wenda ubwo bibabwiye uri mwene wabo bashobora kubyumva ariko uko kugondama bituruka kuri ako kabogisi baba bambaye ko kera biyambarira abagabo biyambarira ipantaro nta kindi kintu kirimo imbere impamvu abasaza rero n'abagabo bakuze bagira igitsina kiri kirekire kimeze nk'inkoni nuko nta mabogisi bambaye yatumye nayo bigeze bambara yikubitiraga ipantaro kikamanuka kikaba kimanutse gutya kukuguru kimeze gutya yabishaka kigahita kimera nk'ushinze icumu kera najyaga mbona abona se hari ahantu inkoni bashyize mu ni ikibando urabona nk'umuntu agenda gutya ukavuza cya kintu n'igiki umubiri we ushobora kuba ubonye umuntu gato gusa kujya gutekereza ubwiza bwe atanakwifuje kigahita kigira gute ariko hari n'abantu baba bitereye gutyo hari n'abantu baba bitereye gutyo mu kanya gato kiba gituje mu kandi kanya kandi nta kibazo nta n'ikintu atekereje bitewe n'uko ubwonko bwe burakora neza imisemburo iri kuri gahunda umubiri we biragaragara ko ukora nyine kakandi kaba gasinziriye gutya kemereye gutya nyine ubwo udusemburo tuba twaramanye kameze nk'agatama rero ntabwo wamucira urubanza ngo uriya ngo reba ukuntu ameze n'ibiki byose umubiri uba ukora hanyuma tukaba turi kuri abo bantu bafite ibitsina byagondamye ari nabo bantu nkunda kwakira baza bambwira ati igitsina cyanjye cyaragondamye ugasanga cyaragondamye kimeze nk'umuheto kimeze nk'iki abenshi bagakunda kugira ngo biterwa no kwikina cyangwa bakagira ngo ni n'uburwayi bakagira ngo ni uburwayi bakagira ngo ni iki ntabwo ari uburwayi nta kibazo kiba kirimo kwa kundi rero ni hahandi usanga umuntu avuga ati ubwo ni uburwayi nutivuza ntabwo uzakina umva ni ikibazo gikomeye ugasanga agiye gufata imiti agiye kugira gute ngo agiye kukirambura yakirambura bikarangira ageze gute yikinishije urumva uko kwibeshya ngo ujye kurambura hari abantu bajya babaha imiti ngo bajye kukirambura uragitera ipasi ngaho nimba ushaka kukirambura fata ipasi ucomeke kukirambura ntabwo bishoboka ntabwo bikunda
ntabwo bikunda nukirambura urikinisha urumva niwikinisha kandi birakugeraho zangaruka iyo box yawe nyine ntabwo wamubuza no kuyambara nyine birumvikana ko niba kigondamye ntacyo gitwaye gikoresha uko kimeze nyine umugore wazabyakira gutya ahubwo ikintu nababwira nari mfite ibibazo byinshi cyane byinshi mu rugo rwanjye ruba ruri hafi no gusenyuka yampa umuti nkoresha iminsi 10 yego amaze kumpa umuti ndawukoresha rwose ubu ngubu mu rugo iwanjye nta kibazo gihari ndashima Imana ndinjira mu rugo bagaseka twajya mu gikorwa tukishima umugore yaragiye kugenda ariko ubu ngubu bisigaye no kuza uko mamubwira ngo kanaka yakubwira ati ntahari kubera ibyishimo biri mu rugo si ukukubeshya ndava hano menye guca imyeyo ndanava hano menye uko umugore yitwara mu buriri waba ufite ikibazo mu gutera akabariro urangiza vuba warabaswe no kwikinisha umugore akaba yarakwinubye waba se uri umugore ariko inshingano zo mu gitanda zikaba zarakunaniye uribwa umugongo cyane nta mavangingo ndetse nta n'ububobere ufite Shangazi Dativa wamamaye ku isi hose ubu nawe wamubona byoroshye yewe namwe mufitanye ibibazo mu ngo yababera umujyanama mwiza cyane abakobwa n'abadamu namwe mutagiye mu rubohero namwe ibyo abibafashamo mu kanya nk'ako guhumbya umuhanga muzi akora abamumenye baramwirahira wamwandikira kuri WhatsApp ukabanza akarongo ko guteranya 250 783 441 825 aho waba uri hose ku isi aragufasha ndetse imiti ikakugeraho ku giciro nk'icy'umuneke. Shangazi Dativa, igisubizo kuri twese. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Masenge TV. Njye muri kumwe ni Pacifique Iradukunda, imbere yacu turi kumwe n'umuntu uri bize ariko nubwo ari bize sinzi bya bugiyemo kuvuga umeze nkaho ufite isoni. Ndi ufite isoni mu kuvuga ngo mu magambo yawe urimo ndetse ne wanteye isoni. Ufite isoni urumva wanteye isoni. Ufite isoni uko ukiri umwana. Oya nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye uvuga ko ndi umwana ushingiye kuki kuri njyewe umwana. Umwana kwa kundi nta mwana ukura ari imbere y'umubyeyi ariko iyo ngeze imbere y'abandi bambana n'umusaza umuntu mukuru n'amagambo uvuga ubona wumva ari abantu bakuru kandi ubwo ngo warikujije. Umuntu yikuza byagenze gute? Wikuza yuko igihe umuntu mukuru nyine umuntu abasha mundi tujye mu Kinyarwanda byumvikana sobanura umuntu bavuga ko yikujije byagenze gute? Kwikuza ni kwa kundi ukora uvuga amagambo y'abantu bakuru kandi ukiri umwana urumva ni kwa kundi usanga usa nabyera bivuze noneho warakara. Oya nta kibazo bivuga ugira icyanutsi. Okay ukunda zisurakara ugira icyanutsi kumva utuntu tw'abantu bakuru nyine ushaka kudutega amatwi n'iki ushaka kumenya utuntu n'utundi tutakureba usanga urikuje nyine ugize umuntu mukuru. Rero reka mubwira kandi yiza umuntu w'umugabo utazi gushyomoka kandi utari umugabo. Umuntu w'umugabo we ntabwo uri umugabo none ndi imbwa. Ibyo nawe byivugiye. Oya nazo urahakana ko ntari umugabo ushingiye kuki ibyangombwa simusiga binyemeza kuba umugabo ndabifite. Hari ibikorwa umugabo ni ibikorwa umugabo ni umugabo ufite ubugabo urumva hari ubizi ko ufite kuko ubahakana ko ntari umugabo haba hari umuntu uri kukumva ubizi neza ko ndi umugabo. Uhakana ubugabo aragarama agarama Pasi tutangiye tukora ikiganiro tugende mu kiganiro Shangazi amenyere gusereza rero uganira nawe utari karume yakwikarumana. Mbese uba ushaka kunyikarumana none nagusereje we warira. Reka nkubwire Shangazi njyewe ntabwo ushobora kunsereza ngo nshobore ntabwo bishoboka. Bahira uretse dukora ikiganiro uretse butanza kwereka
abantu bazabibona warize icya mbere kimwe wari uvuze ko ntari umugabo wari ko ni umugabo niyo ngo uhakana ubugabo aragarama none wenze kugarama ngo abantu barebe ko none se njye nari nkubwiye ntugarame nkareka ko ndi umugabo oya toka izina rya Yesu abo kadurise oya ariko nyine umugabo ni uwihagararaho ibyo ni ukwihagararaho nyine kugira ngo bakunde bamenye ngo uri umugabo umugabo se utihagaze niyo navugaga ko kwerekana nyine ko umugabo kugira ishyomotsi kugira ute n'abagabo batoya kadareka bavuga ibyo bintu batatagira abagabo bameze nk'abo batoya usanga nyine ubundi batansuzugura ariko umugabo ni igitinyiro afite batansuzugura kandi wareba ugasanga ni amakarikari gusa nta bindi twagiye ugasanga ni amakarikari ubu ngubu nubona uramutse ushatse n'umugore kugeza winjira mu rugo ukamije agahanga kugira ngo ukunda gutinye umugabo noneho kandi wareba abantu bose ugasanga nta kigende yaba ari mu buriri yaba ari iki ahubwo ni ukuza wikarumye gusa kugira ngo ukunde ushatse kuba ko nta kintu birashoboka neza ko ugeze umbwira ngo warikinishije ngo mbiki twari kumwe se warambwiye ngo ni ngombwa uti ngo warikinishije ntabwo ko uyu mwana wikinishije ubu koko naramuka ashatse umugore azamumarira iki niyo mpamvu rero mfite amakenga ko ushobora kuzajya ugenda birakaje wigeze gute kandi ukwirirwa ubivuga cyo kora urabishoboye ariko kugira ngo mbese ni ugusenga imana birakomeye ibintu ugezemo reka tugarukiraho ariko ufite ubwoba ako kantu byari ngombwa ko ukavuga hano uye ntacyo bitwaye kugira ngo nawe abantu bamenye ko bishobora ko nawe byakubaho n'ubwo ubivuga erega abantu bose bavuga ibintu siko baba bageze bose murumva ijwi ryanjye risa n'iry'umugabo wakikinisha nese iryo jwi rihuriye no kuba umugabo nyamugabo ni ukora ibikorwa by'uwamutumye reka tugaruke rero ibi twarimo n'urwenya twaganiraga twatebyaga nyangavuze ngo ndikinisha ntabwo nikinisha warabiretse nikinishije ryari warabiretse uretse kunteza urubwanjye ese kwanze ko umuntu abikoze atajya abireka uburyo warabiretse nabikoze ryari urabihakanye unuguta imbere twari kumwe zinyakamera uravuga ngo ndabihakanye twari kumwe none se cyagiye umbwira ko wabikoze urimo kumbwira uti rwose nzabigira no kubireka byananiye ni ngombwa kuba warabinyibwiriye birashoboka ko umuntu ashobora kuntuma akambwira ati rero uzazanire umuti ukagenda ubyishyiraho noneho yambwira ibibazo afite hanyuma nkatabyishyiraho kugira ngo mbe intumwa nziza ukagenda ubyishyiraho none ukishyiraho ibyaha by'abandi kuki wishyiraho ibyaha by'abandi uri Yesu wapfiriye abantu uburyo wakwishyiraho ibyaha byabo nta muntu ushobora kugusaba serivisi ugiye kuyisabira undi uri kumva bikaba ngombwa yuko uyishyiraho kugira ngo dukurikiye neza mbona ko basi yayikinishije kuko yaje ambwira ngo yarikinishije ni mu muti rero ndabivuze nashaka kuvuga ko nkumeneye ibanga ndabivuze aho rero impamvu mbivuze ubwo naba narikinishije nkamenya ko ndi muzima hari icyo bitwaye impamvu mbivuze ni uko nzi neza ko ejo bundi ugiye gushaka hasa ntabwo rero wa mukobwa ugiye kumushaka ntugire ubwoba tuzamuha umuti ntugire ubwoba ntimuzamubenge ni umusore mwiza umeze neza tuzamuha umuti azakira ariko niba warabiretse ni byiza ni ukuri mwana wakoze uburaya kuko wabikoreraga iki neza ubu nibura wasanga kwa kubikora kwawe igihe kinini agatsina karagiye kakagwingira kakamera nk'aka gahera do kakamera gutya cyangwa se kakanyunyuka kamera nka bike kakaba kameze wabona kameze gutya ariko shangazi ariko ko mba nkufitiye ubwoba ko mba mbona nawe umeze nk'abandi yanjye y'ibanga n'iyibanga
kuba mbona nawe umeze nk'abandi bantu mbona. Okay, wenda reka twe kujya mu bintu byinshi sibyo. Ubundi kizima ni uko namenya ko ndi muzima kandi nkanagira n'ibyiringiro by'uko mu gihe nikinishije nkagira ikibazo shangazo hari uzamfasha. none uzajya ubikora cyangwa hari ukuntu umuntu ashobora kukwirara cyangwa gukora ibintu bishobora kwangiza umubiri wawe ufata abaganga barahari bazambara ninkuvura ntuki ese wabura shangazi umva impamvu icyo gihe ntabwo seve yawe ntabwo wayitakaza. uretse nyine ndabyumva pe si uko utakira ariko nubikomeza gutyo bikakwangiza. Hagoze kuba ngo nimbikomeza nabikoze ryari. Nuko kandi warabikoze ntibihakana warabimbwiye urumva warandikodinze se mbivugiye hano ni uko nzi neza ko nta kibazo gihari njye nawe hagati yanjye nta kibazo nturi buntere amabuye ndabivuze abantu bashaka babyumve noneho ahubwo n'abandi bantu bameze nkawe ubusirabagira inama. Reka rero mbabwire ubusirabagira inama. Reka mbabwire ukuntu abasore kuntu batangira kujya bagire igihe cyo kwikinisha. Wenda ngiye kumena amabanga yabo. Kugira ngo ngiye barantuma barambwira baragutumiye warabikoze. Oya warabikoze ahubwo babwire urumva ubabwire ukuntu wabitangiye urumva ubabwire ingaruka byakugizeho urumva ingaruka ndazibwirwa n'iki hari umugore ngira nta mugore ugira niba karagiye kakamera nk'ikaramu warakabonye se cyangwa se kakaba kareshya gutya rero nta numfatiye kakaba kareshya gutya gusa kaba ari akantu kakaba kakitwa igitsina kakaba akasununu cyangwa akanifu. Ibyo rero nibyo ndimo kuvuga niba ubona kameze gutya ukabona karabaye akanifu ukabona nabigereranya gutera urabona akantu noza ya nanjoro yizi kakaba karagondamye gutya ariko kugondama ntabwo ari ikibazo tukiri aho ngaho nubwo cyaba cyaragondamye ntabwo njya kuvuga ngo kuko ntabwo ari gatoya nubwo cyaba cyaragondamye kugondama ntabwo ari ikibazo kabuzwa n'iki kuba gatoya imyaka yose umaze wikinisha ntabwo ubura kuba gatoya oya none reka mbabwire ariko se ubundi washaka abantu ko wakomeje winjira mu bintu sozo wandangaje tuma nisuriza abantu banjye tuma nisuriza urumva uyu munsi arimo arasekeje kandi babizi ko nkora ikiganiro izabukuru ziri kumujyana nka buriya ntihabuze umuntu wamutuye ibibazo by'uko yikinishije yaza mu kiganiro akaba yakomeje kumva agahinda k'uwo muntu none ahise abintwerera urabona ngezaho nitiranya abantu wabona ari runaka urasi wa mugabo uvuye hano mu kanya urabona ngezaho nakwitiranya warabimbwiye nabikubwiye njye namubajije igihe yabimbwiriye mubaza nimba ari amarikode yaba yaramfashe cyangwa ibimenyetso yaba afite urimo gutuma mvuga ibintu byinshi kandi abantu banjye bamenyereye ko mba nivugira gutya nitonda kandi nukuri nditonda urimo uramuvugisha ibintu byinshi icyo nzi cyo nuko wikinishije reka nkubwiye warikinishije mu buzima ntuzasererezwe na shangazi muri kumwe ibi bintu akoze akabikorera hano kuri kamera hari n'umunsi yigeze kubivuga turi mu bantu erega mbagomba kuguse kugira ngo ejo nawe erega buriya ntaguserereje ntushobora no kumenya uko wakwigisha abantu ninguserereza uzabireka kuko urumva kuba ukibikora n'uyu munsi narakugira inama ukanga no kubivugira hano kugira ngo ubireke ejo nawe ntujye ubona abantu baza kwiga hano bakaza ujye ubona abantu baza kwiga hano bakaza nta kintu kimwe bazi ejo bakaba bamufasha kwigisha abandi no kugira ngo nawe ejo uzafashe kwigisha abandi ngaho mfasha aka kanya ariko mabukwe yamenya ko nikinishije byaba ari wenda hatarimo gutebya byaba ari byo mabukwe akamenya ko nikinishije umwana we yazamuka yabuzwe n'ikisi cyangwa se ukira ukaba muzima cyangwa no ukira ukaba muzima reka nkubwiye ibi bintu uvugira nibigira ingaruka uzaza uvuge ko wabeshyaga
rero icyangombwa nuko mpari azaze uvuge ko wabeshyaga Ntabwo byari ikiganiro ingaruka bisanzwe. zihe ingaruka zihe icyangombwa si uko mpari ngomba kuguha umuti ugakira wakwanga kubireka nkaguha umuti mpa kubiretse ntuzaba umuti wo kubireka nyine ni uwuhe urawushakira iki nushaka uzambwira inkuguye uzabireka nta ngaruka bizakugiraho. reka nkubwire umuntu wikinishije umuti ubaho ni ukuvura ingaruka zabyo, ndetse undi muti uba uhari nko gushaka umugore ukarongora ukagira umugore, umwanya wo kwikinisha ukajya ubyutsa umugore. ubu se umwanya nagiye gufata nkuganiriza ndabigushyiraho mpaka oya ntimwumva ari kubivuga. umunsi nagiye gufata nkuganiriza biriya biganiro kugira ngo tugirana si ibigufasha kugenda ubireka ibiganiro byonyine ko ubundi bikora wumva ari ibintu byiza by'ibitangaza ugeze mu hejuru wumva ndavuga umuntu uri kudukurikira ujya wikinisha ntabwo ari njye wikinisha. ubwo nyine tuba turimo kubigishirizamo hari n'abantu bari kutwumva bari kunseka ngo nayikinisha kandi nibo babi ati we turagaragara ngo nako karikinije kandi ni mwebwe turimo kubwira rata nibwo tubwira ntabwo ari njye ntabwo wikinisha rero umva tuba turimo kubabwira niyo mpamvu navuga ko ubundi nkunda gukora ikiganiro ariko no gutebya ari byiza no kuganira ariko ukuri gushirira hehe ibiganiro ariko ari ukuri mu by'ukuri hari igihe havugwa ngo ukibwira ngo ni ukuri kwavuzwe hari n'uwabeshyerwaga ukuri ndimo kuvuga niba ari ndimo kubwira ukuri kuzajya ahagaragara n'ubu narimo kuvuga ngo kuganira gutya dutebya n'iki biba ari ukuri turimo kubabwira gushirira muri ibyo biganiro ariko nyine umuntu bikumva hakabwirwa benshi kumva beneyo asuza abantu ubundi mbatera agastori k'ukuntu abasore bajya kwikinisha n'ukuntu bigenda urugendo rwo kwikinisha ndaje mbabwire ko kuri babwiza ukuntu baba batabizi nta kintu baba biziho wenda wamfasha ukajya naravuze narushye wenda wabambwirira reka tubasuhuze rero inshuti zanjye bakunzi banjye murabona ko rwose mba nishimye cyane mba mfite umunezero mfite akanyamuneza kubera ibyishimo by'abantu mba narafashije cyangwa se imiryango imeze neza abantu baranezerewe bamugatike zishangaze warakoze mbese Imana iguha umugisha uzi iyo umuntu agusabira umugisha buri munsi Imana iyiguhundagazaho Imana iguha umugisha rero kandi Imana ibishimire. Turi mu kiganiro cy'umuryango twaje kuganira murabizi ko tugenda dukora ku bintu byinshi bitandukanye ariko twibanda mu buriri. Uyu munsi rero ngaho basi tubwire ibintu byo gukinisha ko bizengereje abantu. Uyu munsi none ngiye kukubaza bizengereje abantu, umuntu arambwira ati igitsina cyanjye cyaranyunyutse, undi ati kabaye akanifu, undi ati byaragondamye, ati se impamvu cyagondamye no kubera iki cyaragiye kiba nk'umuheto ndagorora bikanga barabafata bakagorora undi akavuga ati hano dufite imiti igorora igitsina ugahita wiruka nyirayo ukajya kuzana umuti ngo ugiye kugorora wagorora bikarangira nashatse kubiguharira bikarangira umuntu ngo ari mu kugorora nyamara yatangiye neza nta kibazo arimo nyine ararwana no kugira ngo agorore niba cyarabaye gutya urumva cyaragondamye aragorora uko agenda agorora gutya kiraza kugera bwo noneho birangira bivuyemo kwikinisha. Aho rero tujye kuganira ibi bintu byo kwikinisha bizengereje abagabo. Impamvu bikubaje nuko nawe uri umugabo uri umusore uri mu kigero cy'abasore ejo uzaba wabaye umugabo. Turaganiriza abasore tuganira muri high school ukuntu bigenda cyangwa se mu bigo by'amashuri kugira ngo umwana w'umusore ejo bizarangire yikinisha cyangwa se no mu busore bwe no mu rushako rwe havemo kwikinisha. Si ibyo gusa kwikinisha ntabwo bigarukira ku basore n'abakobwa nabo bajya bikinisha barabikora nabo batangira kubikora bakiri bato ugasanga bari muri iyo myaka ugasanga nabo bigenda byaguka. Bitangira kwa kundi abana bajya kwihagarika muri toilette kwa kundi bajya kwihagarika ari rusange hanyuma noneho kuko abari ikintu gihurutuye abantu bose bajyamo bakarebana noneho umwe wowe ufite ikintu kinini afite kagufi undi nawe wabigenjeje gute umwe wabigenjeje gute kugira ngo kabe kanini ati njya akanjye ko kameze gutya
ugasanga noneho bano babiga mu wa gatanu mu wa kane mu wa gatandatu primaire tufite gato ati njyewe iyo nagakozeho karagenda kakaba kanini ati nawe uzagakoreho uzareba kataba kanini. umva ukuntu abana bashukana nuko nyine ibiganiro byabo bigenda bitangira nuko agenda yumva ngo iyo ugakozeho karagenda kakaba kanini akageraho akasa n'umuntu ujya kubyumva. Noneho twinjire muri segonderi, abantu bize amabodingi kuko hari abasore bo bumva baba baragiye biga bodingi ariko ugasanga muri iyo myigire yabo byaje kurangira bikinisha. nukuri Ugasanga kwa kundi babiga bagira rusange noneho ugasanga aturiya afite boro nini atafite ntoya uriya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho ugasanga challenge z'ibiganiro biri dialogue byonyine bataranagira n'irari ryo gusambana kudiskita cyangwa se kuganira ku ngano z'ibitsina byabo bibaye imwe mu mpamvu ituma batangira kwikinisha bakiri batoya kandi abenshi nk'uko twabivuze bose nkuko nakubwira ko abantu umubaza ko batereka kera akumva ko kuba yarabikoze kera nta ngaruka byamubona. iyo ugiye kumva itangiro ry'umuntu wikinishije wumva yatangiye kwikinisha akiri muto ari mu kugimbuka mu bugimbi. Noneho tukongera tukaza noneho twakinjira nubwo rimwe na rimwe bajya babeshyera ngo ibikorwa by'ubusambanyi nibwo niho hantu bitangira kuba intandaro yo kwikinisha mu gihe utakibona uwo musambana baba byaratangiye waruze. Ahubwo kwikinisha hari igihe yakubwira ati ngiye nabikoze nirinda gusambana akavuga ati ngiyewe urumva ntabwo uri kumenya usajya kumenya ko kwikinisha ubundi bizana ibyishimo byagenze gute. aba yatangiye yikoraho nk'uko aba yaratangiye yikoraho noneho akabona bya bintu birimo ubunyunyuzi akumva arimo utuntu akumva ari ubushagarira amazamuka noneho yajya yumva kumva n'amakuru ngo burango no gusambana ngo burango ni icyaha n'ibindi nk'ibyo. Noneho kugira ngo nsambane reka ibintu ko numva ari byiza wakwira byiza ntacyo bitwaye wajya ngira gute wajya nikinisha niho hahandi igitsina kigorama urumva ndimo ndabikoze nkawe ntabwo wabikoze wambwira hirya ntabwo wabikoze nk'abakira ko turi gusobanurira abantu nk'abantu b'inararibonye bakira benshi nk'abasore babikora bakiri batoya ahanini bakunda kuza urumva impamvu mbivuga ni uko nawe uri umusore uganira n'abagenzi bawe urumva ahanini bakunda kuza bambwira bati igitsina cyanjye cyaragondamye narikinishije none cyaragondamye mbese kimeze gita akambwira ati kiragondamye kimeze nk'umuheto. tukiri aho ngaho ubundi kugondama kw'igitsina ntabwo ari ikibazo kuko n'abatarikinishije bafite ibitsina bigize gute bigondamye. Rero igitsina kijya kugondama byagenze gute mujye mureba tuno tubogisa mwambara tubabanye kara kabogisi iyo kambaye karaguhambira umubiri wose kaba kaguhambira nyine kaba gafashe ku mubiri kandi igitsina ni inyama nta gufa ririmo kiba cyoroshye ni inyama noneho aho cyaryamye aho cyarebye ubwo niho kigondamye kubera kariya kabogisi urimo kubyumva kubera kariya kabogisi nkunda kubibabwira ariko ntabwo wenda ubwo bibabwiye uri mwene wabo bashobora kubyumva ariko uko kugondama bituruka kuri ako kabogisi baba bambaye kuko kera abagabo biyambarira ipantaro nta kindi kintu kirimo imbere. Impamvu abasaza rero n'abagabo bakuze bagira igitsina kiri kirekire kimeze nk'inkoni nuko nta mabogisi bambaye yatumye nayo bigeze bambara yikubitiraga ipantaro kikamanuka kikaba kimanutse gutya kukuguru kimeze gutya yabishaka kigahita kimera gutya nk'ushinze icumu. Kera najyaga mbona abona se hari ahantu inkoni bashyize mu ni ikibando urabona nk'umuntu agenda gutya ukavuza cya kintu ni igiki ukabibwa icyo ari cyo. Hari igihe kimwe twigeze ndibuka nkiri umunyeshuri kuko twizeho nigeze kwigaho ibintu bijyanye na film maker twari turi ku ishuri hari umugabo w'umupasiteri nawe yari yaje kwiga
gukina filime noneho umugabo ntabwo yambaraga box iyo twabaga turi gushutinga akabona nk'umukobwa wiyambariye ukuntu uri kumva nyine mu basinema abantu abagiteri n'abakitrese hari ukuntu nyine baba bitwara rero hari filime twakoraga twambaye umuco gakondo ibintu by'umuco gakondo noneho umugabo iyo yabaga ahagaze wajyaga kubona ukabona boro ye ukagira ngo ukundi kuguru kwameze ukagira ngo hari umuntu uri gutera umugero uri inyuma ye ukabona bimeze gutya ukabona kiri straight neza kirarambuye rero bose bataga bamusereza bamwe bakavuga ngo ni igisambanyi abandi nabo ngo ni igishurashuzi abandi nabo ati n'ibiki barimo ati uriya rusaza ngenda narwanga ari umupasiteri ati kiriya kintu kibura ko cyabagize reka tunakwirenga bino bintu nubona umuntu w'umugabo ahagaze ukabona igitsina cye cyarambutse cyangwa se cyagororotse ntuzamubureminge ngo uvuge ngo ari gushaka gusambana nese ko umubiri we nyine ni uko umubiri we ushobora kuba ubonye umuntu gato gusa kujya gutekereza ubwiza bwe atanakwifuje kigahita kigira gute ariko hari n'abantu baba bitereye gutyo hari n'abantu baba bitereye gutyo mu kanya gato kiba gituje mu kandi kanya kandi nta kibazo nta n'ikintu atekereje bitewe n'uko ubwonko bwe burakora neza imisemburo ye iri kuri gahunda umubiri we biragaragara ko ukora nyine kakandi kaba gasinziriye gutya kemerewe gutya nyine ubwo udusemburo tuba kameze nk'agatama rero ntabwo wamucira urubanza ngo uriya ngo reba ukuntu ameze n'ibiki byose umubiri uba ukora hanyuma tukaba turi kuri abo bantu bafite ibitsina byagondamye ari nabo bantu nkunda kwakira baza bambwira ati igitsina cyanjye cyaragondamye ugasanga cyaragondamye kimeze nk'umuheto kimeze nk'iki abenshi bagakunda kugira ngo biterwa no kwikina cyangwa bakagira ngo ni n'uburwayi bakagira ngo ni uburwayi bakagira ngo ni iki ntabwo ari uburwayi nta kibazo kiba kirimo kwa kundi rero ni hahandi usanga ubona ati ubwo ni uburwayi nutivuza ntabwo uzakina umva ni ikibazo gikomeye ugasanga agiye gufata imiti agiye kugira gute ngo agiye kukirambura yakirambura bikarangira ageze gute yikinisha urumva uko kwibeshya ngo ujye kurambura hari abantu bajya babaha imiti ngo bajye kukirambura uragitera ipasi ngaho nimba ushaka kukirambura fata ipasi ucomeke kukirambura ntabwo bishoboka ntabwo bikunda nukirambura urikinisha urumva n'uwikinisha kandi birakugeraho za ngaruka iyo box yawe nyine ntabwo wamubuza no kuyambara nyine birumvikana ko niba kigondamye ntacyo gitwaye gikoresha uko kimeze nyine umugore wazabyakira gutya ahubwo ikintu nababwira mujye mujya kugura amabox ujye mugura za box zitababana cyane za zindi zijya kumera itabana sana nuko bishaka kubanga ugasanga kirarereta mu ipantaro ugasanga kirabangamira abantu ubwo nyine ndavuga ese ni umuntu kibangamira ari ugifite hanyuma se ubwo turi kuri icyo ibitsina bigondamye hariho rero n'udutsina usanga twaranyuze tumeze nk'utunifu kareshya nka gutya ubundi agatsina kajya kuba kanifu byagenze gutya ari n'abo bandi usanga nabo bamamagara bamwe ati igitsina ndi kigufi ndashaka umuti w'igitsina kibe kirekire ndashaka ko gikura kandi mu by'ukuri ntabwo igitsina kijya gikura niba ari uko nguko ufite imyaka 30 ni inyama iriya ni inyama ikura ari uko wagize ubushake kikafata umurego kikarambuka niko gukura kwacyo inyama ibirambutse iyo rero kahora gutyo katarambuka ya mitsi yawe ifite ikibazo nta handi abenshi bukunda kuba ari ubuntu bugufi haba harimo ikibazo cyo kwikinisha iyo ikinishije imitsi barangiritse kakagenda kagasa n'agasubira hari n'uwo bitangira ari kirekire yakikinisha kikagenda gisubirana impamvu gisubirayo ni ya mitsi nyine itakaza imbaraga amaraso aba atagitembera neza kigenda gisubirayo kakagenda kakamera gutya ugasanga umuntu arajya kwaka imiti yo kukirambura kandi ntazi ahantu byapfiriye hakabaho n'abandi rero aba ari uko ateye tuvuge nk'umuntu mugufi wajya kumubarizaho igitsina kirekire fata nk'umuntu upima metero 1 n'igice ngaho mushaka igitsina gipima santimetero 9 ntabwo bibaho rero niba ari uko uteye niba ku gitsina cyawe kireshya ariko wisanze ntacyo bitwaye gipfa kuba gikomeye uko niyo kaba kangana gutya kakaba gakomeye ntacyo bitwaye ako se shanga ngo ubundi igitsina
kugira ngo umenye ko kitagwingiye kiba gipima santimetero zingahe? ntabwo nagipimye, ntabwo mbizi. none se cyafashe umurego kugira ngo uzamenye ko cyakuze kiba gipima santimetero aho zingahe? umubwira wowe njye ntabwo aho ngo Akurahamye. Umva rero hari ubushakashatsi utarakora. Tujya aho ngaho. Iyo igitsina rero kirimo ahene kiringaniye kidafite ubushake kidafite ikibazo na kimwe kiba gipima santimetero 9. Wari ubizi? ahubwo ndabimenye. Kiba gipima aho rwose noneho ubonye icyo ndusha. Yego. Noneho iyo cyakuze cyane. Okay, iyo gifite umurego gifashe umurego kiba gishobora kugira santimetero 13 mu gihe nyine kirekire cyane na 14. hagati aho urumva ndavuga ku muntu uri normal udafite ikibazo na kimwe. ariko ubwo bari umuntu nibura muremure buriya hariho umuntu mugufi ntabwo wamushakira igitsina kirekire. ngo nyine ndavuga ku bantu rusange atari muremure nyine aringaniye icyo kiba gipima santimetero. hari n'uwambwiraga yuko gipima santimetero 25. ni ikibando. ariko yari ari kumbwira ati kabisa ndashatse ikintu cyatuma kigwingira byaranyobeye. birebire nabyo bigira ingaruka sinzi niba ubizi. ari kirekire cyane bikabije cyane bikomeretsa abagore noneho bariya bo babambika n'impeta hari ababa bagifite hari ugeze ambwira ati njye mfite umugabo ati yaje mpita niruka ameze nk'isekuru mugiye kubangurira ati iyo mpita niruka. hari abantu nabo bajya kubyivuza mu gihe nabyo n'uburwayi se icyo wakimarisha iki ntabwo wakigabanya wakimarira iki nacyo ntiwakigabanya nuko ahubwo ujye umenya ko ugikoresha niba kirekire irinde kugenda ushore yonyine byo banza umutegure agira ububobere. abagore benshi bakuramo inda kubera abagabo baba bakoresha ibyo bitsina byabo bireshya gutyo inda zivamo rwose. nuko ngo uyu ufite igitsina kingana kuriya ikintu ukora utegura umugore wawe bihagije akabanza mbere yuko ujya mu gikorwa gitagatifu ukabanza ukamutegura ukabona ko wagize gute wamuteguye. niyo ugiye gutegura gahunda ubikora gake gahoro kugeza rero umwanya biri bumenyere bikagira gute bikagenda. ngaho rero tuba turimo kugenda tungura ubwenge bugiye butandukanye babandi bafite ibitsina bigondamye bazi ko ari ikibazo ugasanga bagiye gufata imiti ngo bajye kubigorora muramenye. shangazi yaratangiye kugira isoni ubwo iyo turi kuvuga ku bagore nta kibazo abafite abavuga ati kuba n'umutacimye ariko twagira ku bagabo akifata. yewe nagira ikibazo kandi abo bagabo nirirwa mbaha imiti ndavuga kuri kamera ugahita ubifata nk'aho ari ibintu utazi mba mbizi nuko mba ngira ngo nyine nawe ubivuge neza ari ikibazo. njye ntabwo nyangira isoni kandi mbibona ntabwo ngira isoni ariko waba uvura abantu warangiza ukagira isoni. ubu se abantu bazaga mugati cyaragondamye undi ati ni kagufi ibintu biteye isoni kubera ko kubimaramo igihe kinini kugira ngo abimenyera nta birenze ikintu wambwira ngo reka nkwereke ntabwo nakireba cyangwa arabo akireba gumana boro zawe gumana imari zawe ntabwo nyireba nyine ubwo nuko ngo umwanya yawe y'ibanga kigumane rwose umbwire uko kimeze ngo umuti ugende ukoreshe neza nta mpamvu yo kukinyereka ndakimarisha iki. numva hari ibibazo biriho wenda bitandukanye jya kwa muganga ariko njye ntabwo wakinyereka. yego nuko hanyuma tuba turimo kubwira abo bantu rero bameze gutyo ntuzigere wibeshya ngo ugiye kugoroza igitsina cyawe niba cyaragondamye nyine wumvisha impamvu zibitera aho wambarira nyine aho ukirebesha niho kigondamira. icyo wakora wenda inama umuntu yabagira bajye bagerageza guhindura niba ukunda kwambara bogisa kikareba uruhande rumwe ujye ugerageza ugihindure ni nk'uko kundi yo ku mwana nyine cyangwa se uryamisha umwana iyo uhora umuryamisha umusaya umwe umusaya nyine urahengamo. dore noneho n'indi mpamvu inatuma kinagondama kigahera uruhande rumwe. ntureba iyo umugabo yagize ubushake ariko bitari mu mwanya wabyo sinzi niba byumva nyine iyo cyagize umurego kireba hirya ugasanga arabigize abonye ko abantu bagiye kwibona ahise agifata agikuye umwanya cyari kirimo ahise agihinika ku itako cyangwa se ukundi kuntu kugira ngo hatagira umuntu umenya uko byagenze. hantu ukunda kuko abantu benshi usanga agikunda iyo ukoresha
indyo uba usanga iyo ugiye kukigira ukijyana ukiberamisha iburyo iburyo none iyo ukoresha imoso iyo ugiye ngo kugira abantu batamenya yuko wagize ubushake ugahita ugira buryo ugahita ugishyira ibumoso ugasanga rero bamwe cyahengamiye iburyo abandi gihengamira ibumoso cyangwa se ugasanga mbese nyine abandi barakizingira mu matako kugira ngo hatagira umuntu umenya ko bagize ubu biriya bintu ni ukucyangiza uko guhengama gutyo biba bituruka ku kuntu ahantu gihengamishiriza rero wa mugabo ntujya ubishaka jya ukireka n'ubundi nta muntu uyobeye ko n'umugore agira mu gihe cy'ukwezi kwe abantu bakamubona mwese uramutse utagize ubushake nibyo byagera utagize ubushake ni ryo shema ryawe ikibi rero ni uko wenda icyo cyo tumaze kumvikana